Ingeso 12 umuntu akwiriye kureka kugira ngo abe yakubaka urugo rwiza kandi rukomeye. Ikintu cya mbere gishobora gutuma utubaka urugo rwiza cyangwa se ngo urukomere: kutavuga ukuri, kubeshya no guhisha ibanga rikomeye. Iyo umuntu abeshya cyangwa se agahisha amakuru y'ingenzi, icyizere kirasenyuka. Urugo ruramba iyo hakomeje kubaho ukuri no kuvugana mu mucyo. Kudaha agaciro mugenzi wawe, iki ni ikintu gishobora kuba cyagusenyera. Iyo wita ku bandi kurusha uwo mubana cyangwa se ugakunda kumubwira amagambo amutesha agaciro, bituma yumva ntacyo amaze. Ni ngombwa kumwubaha no kumushimira. Kugira uburakari budasobanutse cyangwa se kugira uburakari budacogora, iki cyagutuma wisenyera. Wirakara buri gihe cyangwa se ureka kwirakaza buri gihe. Gutukana cyangwa se gukubita bituma urugo ruba ahantu habi. Umujinya ukwiye kugenzurwa kandi ikibazo kikavugwaho mu bwitonzi ndetse mu gihe cya nyacyo, ubona ko ari icya nyacyo koko. Ikindi cya kane, gutekereza ko ari wowe ufite ukuri buri gihe, iki cyagusenyera. Iyo umuntu yizeye ko ari we ugomba kuganza, ibyo ntaho biganisha. Urugo rusaba kumva mugenzi wawe no kwemera ko nawe ushobora kugira igitekerezo cyiza cyangwa se ko nawe ashobora kugira igitekerezo cyiza mw'urwo rugo. Ikindi cya gatanu, kudashimira no kutagaragaza urukundo. Kuba udashimira mu bintu bito ndetse n'ibinini cyangwa se kutagaragaza urukundo mu bikorwa n'amagambo, bituma mugenzi wawe yumva atakitabwaho. Ikindi cya gatandatu, kugereranya mugenzi wawe ndetse n'abandi. Kubwira uwo mubana ngo uri munsi ya runaka cyangwa se ukajya umugereranya n'abandi, ibi bikomeretsa umutima we. Ni byiza kumureba uko ari no kumushimira mu buryo bwe ndetse bwihariye. Ikindi kintu cya karindwi, kugira irari ry'umutungo cyangwa se kurarikira ibintu by'iyi si. Iyo umuntu yibanda ku by'isi kandi akabyibandaho ari byo gusa, ntarebe ku rukundo ndetse n'umuryango ari byo by'ingenzi, urugo rutangira gusenyuka. Icyo gihe urugo rutangira gusenyuka gahoro gahoro. Amafaranga ni meza pe, ariko ntabwo agura umunezero ndetse n'urukundo. Ikindi cya munani, kunanirwa kuganira neza ku bibazo. Kwirinda kuganira ku kibazo cyangwa se guhora nyine ibintu ubicisha ku ruhande, ubicika. Umugore yazana ikibazo ukagicika, umugore yazana ikibazo ukagicika, umugabo yazana ikibazo ukagicika. Ibi bituma ibibazo byiyongera. Urugo rwiza rugaragaramo ibiganiro huza cyangwa se hagati y'umugore n'umugabo muba bugomba guhuza. Ibyo biganiro nyine bikabahuza nk'umuryango mu bwitonzi no mu bwubahane. Ibyo byose bigakorwa mu bwitonzi ndetse no mu bwubahane. Ikindi kintu cya 9, kugira ishyari n'ibyishimo bike ku byagezweho n'undi. Kuba wagira ishyari ndetse n'ibyishimo bike ku byagezweho n'undi. Iyo mugenzi wawe agize icyo ageraho, aho kumwishimira ukaba urimo kumugereranya cyangwa se kugira ishyari, bituma mutabana neza. Ni byiza gusangira ibyishimo ndetse n'intsinzi mwagezeho. Ikindi cya 10, kutagirira icyizere mugenzi wawe. Kumugenzura buri kantu akoze, kumushinja icyaha atakoze cyangwa se kudashaka kumuha umwanya w'icyizere. Ibyo bintu bitera umubano kuba wakama cyangwa se kuba wakendera. Icyizere ni cyo musingi w'urugo. Icyo ngicyo cyo ugomba kukimenya. Cya 11, kwitwara nabi mu buriri. Kubura ubushake bwo kwita kuri mugenzi wawe ndetse mu mibonano mpuzabitsina. Buri rugo ni ngombwa kugira ukwitaho no kubana neza mu buryo bwose, harimo ndetse no mu mibonano mpuzabitsina. Iyi ngingo ariyo ihuza umugore n'umugabo ndetse bigatuma mwubakira ku ntego ndetse mukubaka urugo ruhamye. Kubura ubwumvikane muri ibi bintu bikomeye cyane bishobora gusenya urugo. Icya 12 ari nacyo cya nyuma, gusuzugura inshuti ndetse n'umuryango wa mugenzi wawe. Uwo mubana aba afite inkomoko, inshuti n'umuryango. Iyo ubasuzuguye cyangwa utabaha agaciro, nko gusuzugura n'uwo mubana, bigatera amakimbirane cyane cyane mu muryango. Inama nakugira, izi ngeso uko ari 12 ni uburozi bushingiye ku mubano. Iyo umuntu aziretse, urugo ruba rufite amahirwe menshi yo kubakwa mu musingi w'ukuri ndetse n'urukundo ndetse n'icyizere. Reka nizere ko ibi bintu byagufashije. Nkubwiye hano haruguru ko ari 12. Njye mwabanaga nitwa Gisa. Nk'ibisanzwe hano kuri Nesta 256 tubana buri munsi. Ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka upfa kuba warakoze subscribe gusa, kazajya bikugereraho ku gihe.